nibyo mwaramutse neza mwese abaduteze yombi muri aya masaha tariki 15 z'ukwezi kwa kane, tariki 15 twamaze kuba twazigeramo. Ndagira ngo rero mbasuze mbifurize kugubwa neza, mboneye kubaha ikaze ku buryo burambuye muri amakuru kanya mu by'ukuri katarambiranye cyangwa se umwanya utarambiranye tugiye kuba twabana hano kuri mikoro za Region Info. Nk'ibisanzwe ni Bosco, umunsi kundi ngenda mu by'ukuri ngaruka ku makuru n'ibiganiro bigenda bivugwa kuri inshuro n'ubundi nta kindi turi buze kugarukaho, ntago turi buze gutandukira ngo tujye kure y'ibikomeje kugenda n'ubundi bijya mbere hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari nacyo kiba kituzinduye kugeza kuri ubu ngubu. Aba ni abanyekongo batangiye kwibaza rero, bavuga bati ni gute abantu tugera kuri miliyoni 120 twaceceka ku kibazo rwose tukareberera ati tukareberera kugeza ubwo Ubusuwisi bwicara bukaganira ku bibazo by'abantu miliyoni 100, Ubusuwisi butarenze abantu n'abantu bake cyane, buri population y'Ubusuwisi ni mbarwa. Ariko reka nabyo tureke kubikirensa cyangwa se tureke kubitera utwatsi ngo tujugunye iyo ngiyo, ahubwo reka twicare hano ku meza noneho dusuzume ese ubundi ibyo biganiro by'Ubusuwisi bigeze hehe, ni ibiki biri kuganirwamo, ni ihe myanzuro iri kugenda ifatirwamo, ntabwo ari ifatwamo, ifatirwamo hagati y'izi mpande zombi zakomeje kugenda ziganira, nubwo bimwe byagiye bigirwa ubwiru, ariko hari ibyabashije kujya hanze, hari amabanga yabashije kumeneka. Mu byabashije kumeneka cyangwa se mu byabashije kujya hanze, icyo nitayeho cyane ni kuri AFC 23, ariko ku ngingo ivuga cyangwa se igusha ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, kubera yuko ahangaha niho ruzingiye cyangwa se niho benshi bari bategereje. Ibyo ngibyo rero byatumye kugeza kuri uyu munota mitanyarukira no ku bari bitabiriye ibi biganiro. Mbona yuko wo bita senior advisor yarariyo n'uyu ni Mossad Balouzi, ndetse n'uwo bita Tim Endlin, ambasaderi ushinzwe ibijyanye n'amahoro mu bubanyi n'amahanga hariya kabisa. Ubwo ndavuga nanone uhagarariye ibihugu bya Afurika Mossad Balouzi. Reka turebe rero uyu senior advisor for Arab and African Affairs, ni ukuvuga ngo ni nk'uhagarariye Amerika ku mugabane wa Afurika, n'ubuhe butumwa yashyize hanze cyangwa se n'ibiki yabashije gushyira hanze, ari nabyo n'ubundi bigenda bigusha kuri izo ngingo zigiye zitandukanye cyangwa se kuri ibyo byagiye biganirwaho bigiye bitandukanye. Uyu mugabo kuri tariki ya 10 na kangahe, kuri tariki turebe ubutumwa ubundi bwagiye hanze ryari. Ubutumwa ubwo nabonaga rero bigaragara ko hari yashize amasaha agera kuri angahe, amasaha agera ku 8, kandi mu masaha agera ku 8 ntago byaba biri kuri tariki ya 15, ubwo ni mu masaha ya nijoro tariki 14 nibwo uyu yashyize hanze ubu butumwa, asobanura byinshi ku bijyanye n'ikibazo cyaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa buri mu bika bibiri, hari ibyavuzweho na Volker Turk, nayo muramuzi, ariko reka duhere ku cyiciro cya mbere kwanza. Ibyo nuvuga ngo ni mu kigereranyo cy'isaha agiye ashyira hanze ubu butumwa, tugende twumva ese ni ibiki yagiye agarukaho, ni ibiki yagiye avugaho. Ibyo avuga wumve ko byumvikanisha ibitekerezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki kibazo, byumvikanisha uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki kibazo cy'abarwanyi ba FC23 ndetse n'ubutegetsi bwa Leta y'i Kinshasa. Ati twagize inama nziza kandi yubaka hamwe na Ambassadeur Tim Endlin, umuyobozi w'Ubusuwisi ushinzwe amahoro n'uburenganzira bwa muntu. Twagiranye ibiganiro byimbitse ku nzego zitandukanye z'ubufatanye bw'ibihugu byombi, byibanze cyane ku mishyikirano n'imbaraga zigamije amahoro zikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani no mu bindi bice.
nishimye cyane amahirwe yo kungurana ibitekerezo ku biganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 biri kubera mu Busuwisi, kandi tugaragaza ishimwe ryacu ku ruhare rukomeye Ubusuwisi bugira n'imbaraga bukomeje gushyira mu guteza imbere ibiganiro no gushyigikira ibisubizo by'amahoro. Dutegereje gukomeza no kurushaho kunoza ubufatanye bwacu no gushyigikira amahoro arambye n'umutekano mu karere. Uwo ninde? N'uwo bita Mossad Balouzi. Uyu mugabo amagambo avuze mu masaha agera ku 10 atambutse, mu by'ukuri ni amagambo yerekana cyangwa se niba ubyumva urumva ko Ubusuwisi, Switzerland, mbere y'uko ibiganiro bibaho cyangwa se no mu gihe ibiganiro byabaga cyangwa se kwanza reka turase ku ngingo. Ubusuwisi bwaganiriye ku ruhande rw'ibiganiro biri kuba hagati ya M23 na leta ya Kinshasa. Baganiriye ubwabo na leta zunze ubumwe za Amerika, hagati y'Ubusuwisi na leta zunze ubumwe za Amerika bagiranye ibiganiro byabo ubwabo. Urabyumva ko uyu nguyu Mossad Balouzi na Tim Enlin, nkuko uyu Mossad Balouzi yabyivugiye ndetse n'ibiro bye, yagize ati twagize inama nziza kandi yubaka hamwe na Ambasaderi Tim Enlin, umuyobozi w'Ubusuwisi ushinzwe amahoro n'uburenganzira bwa muntu. Ibi abenshi babifashe nk'ubugambanyi bwakorewe AFC 23, ngira ngo mwagiye mubyumva. Banshi bavuga bati M23 iragambaniwe, ariko ntago bamenye bagiye babasobanurira ngo babwire ese mu by'ukuri niba koko byabayeho cyangwa se ingingo yagendaga ivugwaho, cyagendaga gitekerezwaho bavuga ko M23 igambaniwe cyari ki ubundi. Kuki se byageze bavuga ngo uyu mutwe uragambaniwe, byari biturutse kuki? No kubera ko mu by'ukuri hari abagiye babica hejuru, hari n'abagiye babivuga uko mu by'ukuri babyumva, ariko impamvu nyamukuru ishobora gutuma uvuga uti izi nyeshyamba za M23 zagambaniwe, urumva niba leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi ari igihugu kiri gushinjwa gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuye inyuma, ari igihugu cyashyizeho ibiganiro bya Washington byafatiye bamwe byatumye bamwe bafatirwa ibihano, uyu munsi ari igihugu kiri guterwa amabuye n'ibihugu bivuga ko bishyigikiye M23 cyangwa se politike ya M23, ukaba ubona igihugu cyateguye gishinzwe protokole ndetse no kuba cyagerage. Nuvuga ngo uyu munsi Amerika yise igirwa umuyobozi w'ibiganiro, nyamara muri Qatar, buriya Qatar nuko abantu batabimenye, Qatar ntabwo yashoboraga kubogama, kuko buriya Qatar ni bamwe mu bantu bazwiho ubunyangamugayo, ni bamwe mu bantu bagiye bagaragaza ubunyangamugayo mu bijyanye n'ibikorwa byo guhuza impande ziba zihanganye nk'uku nguku mu buryo bwa diplomasi. Ni abantu bagiye banabishimirwa cyane, ariko kuba bigeze hano mu Burayi, byageze hara mu Busuwisi, M23 nyine yagombaga guhita ikaswa. Nimvuga gukaswa, kwimwa amahirwe, kuberwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagombaga kubaho. Abazi imikino ubwo muraza kubyumva, kubera ko umusifuzi ubwo ni Ubusuwisi, ni Uburayi umunsi ni Uburayi burangamiye cyangwa se bw'inshuti cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihugu by'Ubufaransa, ibyo bihugu nk'Ububirigi, ni ibihugu n'ubundi bikorana cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi usanga n'ubundi hariya mu Burayi nanone ni umuryango umwe, inyungu z'igihugu kimwe bari inyungu z'umuryango wose. Ntabwo rero Ubusuwisi bwagombaga gutambamira inyungu z'umuryango wose. Leta zunze ubumwe za Amerika babimenye, bahita bafata iya mbere baganira n'Ubusuwisi nk'uko umaze kubyiyumvira. Ubwo ibyo baganiriye byo ntago mbizi kuko sinari mpari, ariko nawe ushyire muri logique, ushyire mu nyurabwenge. Ese Ubusuwisi bwateguye ibiganiro, buri muri protokole y'ibiganiro, bwafashe umwanya wa Qatar buza kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ndetse n'ifatwa ry'imyanzuro, baganiraga iki na leta zunze ubumwe za Amerika? Ikindi, kubera iki ubwo ibiganiro byari biri muri Qatar bitigeze biba ngombwa ko protokole leta zunze ubumwe za Amerika zigirwa umuyobozi w'ibiganiro, bikaba bibaye ari uko bagiye mu Busuwisi? Bivuze ngo Ubusuwisi bwo bwahise bwikuraho ikibazo ugishyira kuri leta zunze ubumwe za Amerika, ari nabyo bya biganiro byabaga bishoboka ko bavuze bati reka tubibahe babyikoreje batazagira abantu baturenganyira. Bivuze ko mwara mu Busuwisi kabisa, Geneve ni hamwe mu hantu hari n'icyo nakwita ibiro bikaze by'imiryango igiye itandukanye cyangwa se yagiye afatirwa ibyemezo bigiye bitandukanye. Icyo cyo kiragaragaza ko FC23 koko kugambanirwa
amahirwe ngendaza kubiha amahirwe ari ku kigero cya 75% kuko birashoboka ko izi mpande zombi zishobora kuganira ndetse zishobora no gukorana. Ni ibintu byumvikana kuko ndetse bari buganira, Amerika yari bufate AFC 23 igashyira ku ruhande bakaganira, cyangwa se igafata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igashyira ku ruhande bakaganira. Ntabwo bishoboka. Amerika nk'impuguke cyangwa se nk'igihugu cyumva nk'igihangange cyagombaga gufata ubu Busuwisi bakabashyira ku ruhande bavuga ati ibi mu bigenze gutya, ibi mu bigenze gutya. Ibi namwe murabizi rwose, ntabwo ndibuze kuza rwose kubabwira ngo mugore ubwonko kugira ngo mubisobanukirwe. Ibyo ngibyo byo byabayeho. Sasa rero ntabwo byagarukiye aho, ntabwo byagize iki, ntabwo byagarukiye aho. Uyu mugabo yahise ashyira hanze ubundi butumwa bukomeye cyane mbona bwagarutsemo n'u Rwanda. Ubwo ndavuga nde? Mossad Baruzi. Ariko by'umwihariko nimvuga ngo ashyize hanze ubutumwa, ibiro bye nibyo byashyize hanze ubu butumwa. Reka turebe rero ku nshuro ya kabiri n'iki Mossad Baruzi yavuze. Aravuze ati ejo i Geneve twagiranye ibiganiro byagutse kandi by'ingirakamaro na Volker Turk, komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Nakubwiye ni hariya ni igice kirimo kigaragaramo imyanya igiye itandukanye. Agize ati rero twagiranye ibiganiro byagutse kandi by'ingirakamaro na Volker Turk, komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye. Uyu nguyu ari kuvuga komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye, ubwo ni ukuvuga Loni, niyo yaje kuba indorerezi. Aba baganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande nanone nibo babaye indorerezi. Urumva ngo uwari protocol cyangwa se umuyobozi w'ibiganiro yaganirije indorerezi, bagira ibiganiro byabaye mu muhezo, nubwo wumva agiye abishyira hanze ariko ntabwo bigeze batangaza ibyaganiriweho. Bati komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu, twaganiriye ku bibazo bireba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Sudani n'ibindi bibazo by'ingutu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo urimo urumva terime yakoresheje cyangwa se amagambo akomeye cyane uyu mugabo yagiye akoresha aha ngaha. Yagize ati twaganiriye ku bibazo by'ingutu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Noneho avuga ibihugu bitatu. Ku mwuzo wa mbere yavuze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ni ibihugu byajyanye, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ni ibihugu navuga ko bihekeranye. Hanyuma icya kabiri ari Sudani. Avuga ko rero ariho hantu hari kugaragara ibibazo by'ingutu byo kuba bihungabanya cyangwa se byangiza amahirwe cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ati twunguranye ibitekerezo ku kamaro kwitirwa ko guteza imbere ingamba zigamije kugabanya umwuka mubi n'ubushyamirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari nayo mpamvu nkubwira nti niba avuga ati habayo kumvikana, niba avuga ati twaganiriye ku bibazo bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bishoboka ko ari n'ingingo zishobora gukaswa cyangwa se gukurwamo cyangwa se kwimwa umwanya n'izi ndorerezi ndetse n'abayoboye ibiganiro mu gihe bavuga ko hari ibitari kugenda neza. Bivuze ngo timu ngari yari irimo impande zigiye zitandukanye, byabaye ngombwa ko ibanza kuganira ubwayo, ariko bigakorwa cyangwa se bikagirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mubyumva. Ati no gushyigikira agahenge ka muntu muri Sudani, ndetse ati tunarebe hamwe ingaruka z'ibibazo ku rwego rw'akarere, aho abenshi bagiye bavuga bati ibibazo bishobora kuzagera bikavamo intambara y'akarere, gahuza ibihugu bigiye bitandukanye byo mu karere. Uyu Mossad Baruzi ati rero ubwo twaganiraga na Volker Turk, komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu, twabonye ko ari ngombwa guhagarika iki kibazo kitaraba ikibazo cy'akarere. Ibyo bari kubivuga hehe? Muri dosiye ya AFC 23. Ati twishimiye ubufatanye bukomeje bw'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu n'uruhare rwabyo rukomeye mu gukurikirana ibibera ku butaka, gutanga raporo ndetse no guteza imbere uburyozwacyaha. N'ingenzi gukomeza guharanira ko abakora ibyaha ndengakamere babihanirwa, kandi ko imbaraga zose zigamije kwimakaza amahoro arambye, umutekano no kurinda abasivile bigomba gukurikiranwa. Iri shami ry'umuryango ryita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa se komiseri mukuru ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, Human Rights, yaganijwe rero. Amerika
mu byo bavuze ko abantu bagomba abakora ibyo bikorwa, bene ibyo bikorwa cyangwa se abagira uruhare muri bene ibyo bikorwa, hari ibihano bibategereje cyangwa se biteganijwe. Uyu ni senior advisor wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yashyiraga hanze ibyo baganiriye na komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Bwana Volker Turk. Yavuze yuko cyangwa se yagarutse muri ubu butumwa, bavuze bati mwitegure ko n'ibihano bishobora kujyaho, ati no guteza imbere uburyozwacyaha. Ubwo bavuze uburyozwacyaha harimo gushyirwa mu butabera ukaburanishwa ku byaha waba ushinjwa, hanyuma ibyo byaha bigufashe hari ibihano biba byaragenwe kuri ibyo byaha. Uyu Mossad Balouzi uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika agahita ateguza ko ngo hari bamwe bashobora ati turateguza mu minsi iri imbere uburyozwacyaha, ati kandi ni ingenzi no kuvana bamwe bashaka kuzaburanishwa, ati abakora ibyaha by'indengakamere bagomba kubihanirwa kandi imbaraga zose zigamije kwimakaza amahoro arambye, umutekano ndetse no kurinda abasivile zigomba kuba ziteganijwe. No vuga ngo bivuye inyuma, Amerika bateguje ibihano ku bari kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse no kurenga ku mategeko n'amabwiriza yo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aho bashobora no kugezwa mu nkiko zigiye zitandukanye nk'uko bigaragara. Uyu rero ni Mossad Balouzi mu butumwa ashyize hanze. Nakubwiye nti hari amwe mu mabanga gake kabisa ari kugenda ameneka, ariko natwe tugenda tuyabavunguriraho. Nk'ubu ibi bintu bivuzwe na Mossad Balouzi ni nawe yagiye abigabanya mu matsinda abiri. Bwa mbere yagarutse kuri F23, bwa kabiri agarutse ku Rwanda, ndetse ni dosiye agaragaza ko zidahuje. Kuri F23 yavuze ko hari ibibazo bishobora kwaguka bikagera mu karere, niyo mpamvu bigomba kwirindwa, ndetse wakubitira ku bijyanye rwose n'ahangaha kuri ku Rwanda, kuri ikibazo cyagaragaye mu Rwanda, akagaragaza ko mu by'ukuri hashobora kuziramo ibihano bikorwa bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone ukumva ko harimo ikindi kintu kiri inyuma y'izi dosiye zombi cyangwa se izi nyandiko zombi. Ni inyandiko ziri mu rurimi rw'Icyongereza, ushobora kuzisanga ku rubuga rwa US Senior Advisor for Arabic and African Affairs. Ni ukuvuga ngo ni urubuga rwa X, urwaza rwitwa Twitter, ni account y'uyu nguyu y'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ishami rishinzwe gukurikirana ibibazo bya Afurika ndetse no muri Arab cyangwa se mu Arabo. Ubwo rero bihagarariwe na Mossad Balouzi, niwe muyobozi wabyo. Ubwo rero afite ubutumwa bugiye butandukanye arimo kugenda rwose akugezaho, ngira ngo urimo uragenda ubyumva, tugiye tubikunyuriramo guhera ku ngingo ya mbere kugeza kuri po ya nyuma. Kuri po ya nyuma wabyumvishe rero ntago byoroshye. Ndamutse mvuze ko byoroshye naba mbeshye, kuko namwe mumaze kuba mwabyumvira. Ibi ngibi rero Mossad Balouzi avuze ntago bisigura cyangwa se ntago bivuze kugaragaza ibintu buracya biba, ahubwo ibi Mossad Balouzi avuze, niba wabyumvishe neza, birategura icyo cyangwa se birerekana ishusho y'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura, ndetse bikagaragaza yuko Amerika kuri ubu ngubu noneho ntago ishaka kugira icyo ikora ngo igikore yonyine. Amerika irashaka kugira abafatanyabikorwa mu myanzuro igenda ifata, cyangwa se irashaka kugira ko nifata umwanzuro ntabwo uraza kuba ushingiye kuri Amerika gusa, ugomba kuba ushingiye no ku bindi bihugu. Ari niyo mpamvu wumva iri kugenda yiyegereza imiryango igiye itandukanye, yiyegereza ibihugu bigiye bitandukanye, nk'uko urimo urabyumva kuri izi kesi z'iki kibazo. Ubwo rero Mossad Balouzi sinzi niba atakubwiye cyangwa se atagusobanuriye. Ubwo niba ushaka kuza kumva umwimerere w'amagambo yavuze, biraza gusaba ko nyine ujya gukurikirana uru rubuga ukareba ibyo yashyizeho, ariko nkeka ko dushobora no guhita tubishyira ubu ngubu tuvugana. Mbere yuko aya makuru anakugeraho, urumva ngiye guhita mbishyira muri group yacu ya WhatsApp. Ubwo abaza kugera ahangaha baraza guhita bagira iki, baraza guhita babyumva, bumve icyo araba yamaze kuba mu by'ukuri ababwira. Ni ubutumwa buri mu rurimi rw'Icyongereza, ni ubutumwa buri mu rurimi rw'Icyongereza rwose nk'uko bigaragara,
nkaba mbuteretse muri groupe yacu ya WhatsApp, ariko ngira ngo byinshi n'ubundi twagiye tubigarukaho murabyumvisha, ariko hari abashaka gutera akajisho bakavuga ati se izo message Mossad Baruzi ari kuvuga zigaragaza n'ibiganiro bagiye bagirana turazibona gute? Ugasanga abadakoresha Twitter cyangwa se abadashobora kuba mu by'ukuri babona cyangwa se babasha gukurikirana ibyayo makuru nyine kugira ngo babone aho aba yashyizwe, ariko reka tubyoroshye duhita tugira iki, duhita tubishyira muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere. Hanyuma rero muraza kugenda mubireba gake mu masaha ari imbere. Reka mbashimire rero, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mbabwire ni iby'ingenzi ni iby'agaciro cyane gukomeza kubana namwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka mbabwire ko turasubira mu masaha ari imbere tureba uko biraba bizifashe. Nababwiraga rero ibimaze gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku biganiro bya Doha byimuriwe mu Busuwisi, ndetse no ku bibazo byo byo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu byaganiriweho rero n'abashinzwe kubikurikirana. Ndavuga Komiseri Mukuru w'Umuryango w'Ishami rishinzwe kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch, bigaruka ku Rwanda, Sudan ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Harimo guteguza ibihano ndetse no kugezwa kuri bamwe mu nkiko, hamwe no kuryozwa ngo ibyo bakora. Ibyo byose rero ngira ngo urabyiyumviye nk'uko birimo kugenda bigaragazwa. Reka mbashimire, murakoze cyane.